sinzongera kubona ujya muri ibi bintu. Papa nukuri ntago ari utwanjye sinjye wadushyizemo pe ntago nzi umuntu wadushyizemo. Mba haguruka rwose mama ihangane. Ntago ntamuhagurutse simuhagurutse ibi ni ibintu. Wikubita umwana w'umukobwa. Mbabarira umbwire ibi ni ibintu buri gukunkorera hano muri rugo. Wenda ubu no ubusambanyi yadukanye ariko sheri woya. Ariko twamusengera pastor. Twamusengera byashira. Sheri umusengere rega tumusengere tumugire gufata igihe cyo gusenga Imana. Imana ikora ibitangaza Ariko nabikubwiye umwana w'umukobwa ugeze mu urugero. Gusurambabaje. Byarumurabye ariko katari utwanjye ntabwo ngenzi umuntu wadushyizemo. Nutwandese. Simbi. Sinzi uko twageze. Nubyo arakana mu bye byazana. Uzi ko ari umuntu wabwenge yamubona nyagerera n'abahungu. Regis reka tugende. Pastor Basi sheri. Atereka sigarane nawe basi mugira inama mwe mugende basi. Ntabwo tuzegeje mu cyasubizamo ko oya muherekeje. Muherekeze sheri. Muherekeze sigarane nawe rwose Mana nyagasani. Ese ko wakwitonda. Ako sheri ari ikintu nshaka kukubwira. Kambwire nicaye ne kukubahuka. Kumbwira. Sheri, mbwira mwiza. Urizi ko mama wanjye arwaye? Usumeze neza. Ya, sameze neza. Shana yungukumbuye. Serious? Cyane. Yes. Ko ndajya ngufite isoni wigirisha ubuntu bwose ni wowe nyine. Serious? Nibaza nagize isoni no kugira isoni. Nanjye binshanye. Ese nawe ufite ikibazo gikomeye cyane. Ako hano n'ubundi no kureba neza we. Nishaka nishara neza. Mbese urumushaka kunera mu maso. Nitegereza. Cyari mwiza. Bakoze. None se. Tonutemo. Sawa. Impuhwe cyangwa ubusambo. Uteye impuhwe uteye ubusambo. Tona umutwe. Ubwo nibyo ntibambeshye. Oya ntago nakubeshye. Yashaka bamugaye nyine nuko. Nanze. Niyo nsuzugura ari kumbona. Ari kumbona. Ese wese ndi kukureba. Nyine nsuzugura ari kumbona. Ntuzi. Ako nyine wakoze no kwitabira ubutumire bwanjye. Shana kwitabye no. Numvaga nshaka ko tuba turi kumwe nyine tukaganira. Cyangwa uteze yombi. Mbwa nta kibazo. Sugo we ntabwo ari unahumba byibura umva nta kintu ufite cyo kuvuga. Kusireje wabaye ute? Ese ubwo yarasekeje? Ese ubwo birababaje byo? Ntibibabaje. Ntabwo warumbuye? Ya. Nari ngukumbuye da. Nyadasibirengereje hirya. Nari ngukumbuye. Kare kose se. Urumva uguwe neza Sebastian. Ako birasa nkaho bivuze unyikiza. Ya, nari ngukumbuye. Si umukobwa mwiza nkaya nareka kuko. Tubireke. None se ngiye hari akantu nshaka kumenya nshaka kumekinga shwa neza. Sibyo? Ngira ndakumva. Mu byukuri kandi unsubize ntumbeshye. Ukundana na Melissa? Cyangwa se mu kimwe uramukunda? Yes, cheese. Yego. Are you serious? Yes. Umukunda? Erega, leje. Nitugace ku ruhande, sibyo? Ndabizi gahunda uriho. Upanga na sister wanjye Jackie.
ibyanyu byose ndabizi ntushake kunjijisha ngo njyane ku ruhande ibyanyu byose ndabizi Oui. Karibu. Hello, Melissa. Karibu. Kama uri hano wenyine si Regis yagiye. Regis se katagiye yicara ahangaha. wibwira nande byose guhera kuri yakwiye kuri Z nyine wibwira nande wifata ko mbizi ibintu byanyu byose ndabizi nyuma yo kubimenya so nyuma yo kubimenya ndabizi neza ko udakunda Elisa ndabizi ko ari kariya ntabwo nibeshye ndabizi ko utamukunda imipango muri Honda yize kandi reje nyine mu by'ukuri na Melissa ntago gukunda kandi njye ndagukunda nyine mwese murasa nkaho muri gukoreshwa yaba wowe yaba Melissa mumeze nk'abakoreshwa so none kucyumva ko nyine amarangamutima nyine kucyumva ko amafaranga yaruta amarangamutima yawe njye ndagukunda urankunda cyane ndagukunda hanyuma Melissa sinabwiye ko umukunda byagenda gute Bene Melissa ntabwo mbyitayeho kuko n'undi ndabizi ko niba waranabimubwiye wabimubwiye umubeshyi ntabwo ese kamaze nkwese ikibazo kimwe undi Melissa we bimubwira ko umukunda se cyangwa ushaka kumukunda nawe bikwemereye ndumva utakwinjira mu buzima bwanjye cyane okay ibyo tubireke nta kibazo gusa ngenda gukunda kandi nshaka dukundana shargo yararembye pe rembye kandi ina ikintu ndagusaba kujya urisanga sari cyo musanga nk'imeze ko ngifite bebe ndashaka amafaranga yo kujya kumuvuza amafaranga ubwo hakenewe amafaranga nkangahe ni menshi ariko umaye 200 wenda napfa kwiyaranja 200 ko ari menshi sheri reba ibibazo dufite byo gushaka kwimuka hano urumva kandi ndashaka yuko mu minsi mikeya rwose tubasha tukimuka ubwo rero sinzi ko 200 byahita gupfa guhita bipfa kuboneka wakwihanganye koko rega sherega ntawamenya igihe umuntu yabona nandi suzi ko icyambere ari ubuzima ndabizi umubyeyi n'uwacu kandi tugomba kumuvuza uko byagenda kose ese she amagara garaseseka ariko ntayorwa ushatse wakwihangana no kuruka yama nkamuvuza ni kuri pe 200 yonyine kandi ararembye cyane sinzi humura ashaka no kuducika nta kintu cyabura noneho ikintu ushaka kubwira ni kimwe turaza kubireba ko bimeze ko byagenda kose ntabwo amafaranga ashobora kubura amakuru se ahubwo ari amakuru ni meza Regis ntabwo ajya yicara hano sinzi yaba yatabanyukiye yagiye nanjye rero kubera ko muri iyi minsi afite examen nyine ndimo kwihugura hano batambwiye ko adaharira kandi yarabizi ko ndi buze hano mwari mwavuganye se kuraza yarabizi Melissa rero ariya musore agira gahunda ze nyinshi nubwo tuba tubana ushobora gufata icyemezo cyo kugenda ntambwira ngo ndaje cyangwa se gusa nyine ariya musore ntabwo nyine nzito wabonye agiye yambaye neza asa nk'umuntu uri butindewe cyangwa arahita agaruka mutegereze sinzi niba wamuhamagara ariko rero ushobora kuba yenda abantu musengana ari surprise mama uri kugirana ntabwo mbizi niba araza vuba niba bamutegereza nawe ntegereje mbere ko ari buze wenda sinzi natinda ndigendera ariko
ndagira ngo utegure ba bakobwa buri kintu cyose bagishyire ku murongo bafure ibintu byose nyine mwitegure nk'abantu tugiye kwimuka. Yego. Kare nabibabwiye ariko nabibabwiye ngo bagire vuba vuba babikoreho. Ikindi shusho Melissa ko akabije ubusambanyi sinzi ikintu tuzakora pe. Kiriya ni ikibazo gikomeye kandi umuntu agomba gukurikirana. Uyu mwana arampangayikishije, ndimo ndasengera Melissa. Sagumya dusenga ariko burya kurera no guhozaho tugenda twigisha. Shira umwana w'umukobwa tunaniye twaba dusebye. Urabizi ko bizagenda neza. Ubu batangiye ko umuntu yamukase. Aya umura. Kumbize se kumukunda. Umwana wacu ndamukunda pe. Ntagakira uwawe n'uwacu. Ndabizi uramukunda kandi n'uwacu nkuko bikubivuga. Zirangeso rero nanjye ntago zinshimishije mu rugo rwo kwa pastor umwana akitwara imbere y'umushyitsi meze kuriya. Ntago ari ibintu byiza. Ndumva rero ko nta kibazo kirimo. Aho ubundi ibyo ngibyo by'amafaranga ngiye kubikurikirana. Umugore mwiza. Nta kibaburi wanjye. Ndabizi ntacyo nakuburana. Ntacyo namburana kandi umubyeyi n'uwacu tugomba kumuvuza uko bishobotse byose. Urakoze cyane shene nzi kuri bumakanire bitaye n'ibibazo mbona dufite ariko kuba byemeye urakoze. Oya ibibazo biba bihari ariko hari ikibazo cyiza ugasanga kirarusha ibindi. Mama ararembye pe Imana idufasha kiri. Yagomba gukira. Ko ntago niteguye kumubura pe. Ntago niteguye kumubura. Oya. Nanjye ndabizi. Uzi inama nziza njya ngira ukuntu nagufata neza. Mba so mubyeyi hari icyo twamuburana sawa rero. Okay genda ntacyo. Yego gira nta kibazo ndababwira babikoreho. Sawa. Umuhanda mwiza. Merci. Imana ikundi. Bye. Thank you. Sendaza kugukumbura. Nanjye nuko. Natinda ndigendera. Ariko rumeze neza. Meze neza nta kibazo. Naho ubundi se bya regisi ntabwo napfa kubimenya byose. Utabimenya se kandi mubana gute utamenya gahunda ze kandi mubana. Nese ni muri abasore. Arega buriya Melissa hari umuntu hari aho ugera nyine ugafata icyemezo cyawe ku byo ukora. Uko ndi hano nyine ntago regisi yirekura nyine ngo si wa muntu nyine duhuza ngo abe yambwira ngo ngiye handakayiye n'iki ngo ndaza gutya nkajya kubona nkabona azanye umushyitsi mu gihe ngiye yenda ko abantu batandukanye ngiye nshobora kubona namubwira ati ngiye hana ngiye gusengera aha ibi n'ibiki yenda nkama namusobanurira ariko we nyine afite kundi kuntu we nyine abyitwaramo. Wamenye ngo wenda afite izindi gahunda aba yagiye. Kandi rero kubera ko n'ukuntu asigaye asenga mbona ari gusenga cyane yenda n'amasengesho menshi aba afite ashobora kuba yagiye no mu rusengero. Si hagati aho umugani wo ko mutazana ku rusengero. Ku rusengero se hari igihe nyine mba afite izindi nshingano zimbuza kuza gusenga kandi nanone aba yagiye ntabwo aba yambwiye ngo tuzane. Ntabwo aba yabikubwiye. Njye nagutumiye rero muzazane ku rusengero rw'iwacu nawe uze kuhasengera. Murakoze ariko nyine byansaba ko nzabimubwira numve ko twazana. Nose ni ugomba kuguha uruhushya kandi ngiye nagutumiye. Ntago mazi icyo kibazo. Uzamubwire muzane nabyanga ngiye nzaza kukwirebera. Ntabwo ari kure kubyo wahayoberwa. Usuje kumbera ntiyabibona nabi kuko Melissa. Abibona nabi kandi twaba tugiye gusenga. Ntabwo yabibona nabi. Ubwo rero reka nze tumutegereze mbakirize iki se. Oya nari ngiye kujya mu masengesho. Nta kintu nshaka. Salama vie.
n'umusaza. Salama vie. Bitajyana. Ni poa kabisa. Twari tubagendereye nyine. Oya nta kibazo kano kanu umuti. Mwizina ryanjye. Ufite n'ibiki mu ntoki wanjye. Ngayino gagari kweli. Vie. Ndakubaza ngo hani wanjye wageze ute uhazanywe nande? So no kuvanga urabona. Cyane naragipofotse nende kukireba kabisa. Shiri wanjye. Sheri wawe ndi hano. Melissa. Ahubwo ari he? Vie. Melissa. Inzira rwose. Mvuga parika tworoshye. Niba nashaka kureba shiri wanjye, so nanje kumusora mvuga mukumbuye ibyaha atari mu mutima utari gutera neza. Sheri wawe wanjye. Wow. Melissa. Mwebwe navuga.